hari igishoboka ku buryo twakamura tukabona ikipe yajya muri cane muri qualifiers, ariko nanone ngira impungenge ari abakinnyi bacu benshi ubona ko shampiyona yacu bitewe n'utuntu tubamo hari ikintu kitabafasha. Ni uko nyine izo diagnostic zitarasohoka mu buryo officiel Sidiki, ariko mu bintu Escom yagombye kurwana nawe na Rwanda Premier League bagafatanya, ni ibintu bya competition idahari, amanyanga reka bivuge muri ubwo buryo ko byagiye bivugwa n'abakinnyi, harimo n'abagiye bahanwa. Hari aho bigera Sidiki kuri sprint finale imikino 5 ya nyuma, 7 ya nyuma kubona hajemo harimo amanyanga menshi ku bakinnyi, haravugwamo amanyanga menshi ku makinnyi ku makipe amwe namwe. Ibyo rero ntago bitegura umu athlete, kuko iyo bigeze kuri za rassemblement bya bindi wakoraga muri club ugomba kubikora muri national. Sinzi ibyo udakora muri club ko abikora muri national, kuko national tuvuga toujours c'est la forme du moment. Mbona ko iki kintu kizagenda kigabanuka cyane, yateguye uriye ko umuntu koko akamurwamo icyo ashoboye kuba yabona. Ibyo ngibyo ngira ngo byafasha. Of course shampiyona yacu igomba kugaburirwa, surtout yego turi kuri mara ya 6, ariko Sidiki tugize amahirwe muri 20 muri 21 tukaje tugira abakinnyi benshi, baniyo David benshi. Je pense que hari ikintu byazatanga mu musaruro muri cane, kubera ko imo ndabona ko ngasanga iyi cane turimo tuvuga turareska kuzajya tuyivuga kuri radio gusa pomonya n'abandi, tudashoboye no kubona qualification isigaye tugora. Byose bihera ibyo uvuga nibyo byose no guhera imbere mu gihugu, ihere kuri yo shampiyona ibigomba, kuko niyo bakinyi ko ni shampiyona d'Afrique cyane niko yitwa. Nabeza ni urwego ni igipimo cy'amashampiyona ku mugabane wa Afrika. Niba rero ireme rya competition ridahari, automatically surashaka kujya gukora iki, kandi ugomba kujya guhura n'abandi barimo barakompeta. Nicyo kintu kigomba guha, navuga ko bigomba guhera ni wacu, ariko ni competition idahari, n'abakinnyi baguye nta karite tugifite niki, kuko bu unagiye no kureba shampiyona yacu nk'uyu mwaka umukinnyi mushi sohotse nindi w'umunyarwanda ugiye gukina hanze bwa mbere. Twavuga ngo uremwe na shampiyona yacu ugiye gukina hanze nindi? Abedi n'ugusubirayo, Kevin n'ugusubirayo, ninde niwango niyihe revelation ya shampiyona twavuga ngo umukinnyi shampiyona itweretse ufatika muri nose zitambutse ninde? Nuriya muhungu watwawe n'abazungu, hari ikindi ze Bugesera wagiye muri New Zealand, wagiye muri U20 ya Midland. Yego niyo nkuru nziza irimo, kuko yakinaga muri shampiyona hano, kinaga hano muri Bugesera. Ni siyo nkuru nziza irimo. Undi mukinnyi tuzanye ninde? Ubwo nabo biciragaho nyine nk'abaje muri compassion, none biciragaho babona umuntu waho umwana n'umunyamahirwe. Bibaho ko hari igihe abantu bibera mu mishinga yabo batari kuno mwana twabonye gutyo tu bijye bibaho. Ni nk'abahungu bamwe bagiye mu bintu bya basket ukabona nk'umuntu araje kunza icyana cy'igihunga atari kuno mwana biti. Ariko rero ntago ari ikintu kiba cyarateguwe ngo ni inzira tubacishamo yahe. Byaguye hasi, ibyacu byaguye hasi. Nta nubwo byaguye hasi yewe, byaguye hasi cyane, byaragandaye. Kuko nahoze ndeba liste nka match nyuma twakinye muri Shani, ndeba abakinnyi bayikinnye ukavuga uti na abakinnyi wari no gutuma ko ukabona ko hari ahantu bashobora kuba bagiye. Kwa benshi bari n'abatitirere muri equipe nationale nkuru cyo gihe. Hari akazi gakomeye. Akazi gakomeye. Gusiba edisiyo ebyiri buriya bivuze match nyuma twakinga kimwe cya kane kirangiza. Olivier Kwizera ari mu izamu, Fitina Omborenga, Mutsinzi Ange, Meri Bayisenge wasimbuye Manzi Tsirora agize imvune.
Emmanuel Imanishimwe, Rashidi Kalisa, Fabrice Twizerimana Martin wamusimbuye, Olivier Niyonzima Sef, Nshuti Dominique Savio, Hakizimana Muhajiri, Byiringiro Rag ni muri Cameroon. Byiringiro Rag yavuyemo nyine ajya mu Kimenyi igihe umuzamu yarabonye rouge. Tuyisenge Jacques na Ernest Sugira. Nibo banyuma bakinye Shan. Ahubwo mbona iyo tubona ya nyuma y'ejo bundi ya qualification. Tubura qualification. Ya nyuma y'ejo bundi. Iyi niyo yakinye Shan, niyo yageze muri Shan. Turebe icyizere yabitanga. Iyo ya nyuma y'ejo bundi yabaye selectionné. Iyo ngiyo niyo nashaka kureba cyane. Niba koko tuvuyemo ejo bundi ngira ngo umwaka utaha turatangira izindi qualification cyangwa se undi kurikiyeho. Eske noneho abangaba dufite turongera tubambukane hahindutse iki? Abangaba ntago nabatinaho cyane kuko ntacyo bakoze rega cyo kufataho ngo kizima. Abangaba bavuye turimo turabona kuri screen bavuye mu kimwe cya kane. Abakinye kimwe cya kane Omoyimba nabo. Aba bandi rero none siko byabananiye. Sibo dufite se nanone. Hari aho bagiye sa bamwe baragiye. Nka ba Kevin baragiye. Generation zirahinduka ba Kevin se nibagiye. Kevin yari kapiteni wayo. Yari kapiteni wayo. Wenda reka umuntu aze kureba kaza kubona iyo liste yabo nayo umuntu ashobora kuba yayireba. Match ya nyuma je cya mbere ababanjemo nabangaba. Mu izamu harimo Adolphe aracyahari muzamu ubungu w'ikipe ya APR. Ito yibaza uyu nguyo afite amahirwe kujya mu kibuga biragoye. Ni cyo ushaka guhitureba wowe kuko iyo yose tuzongera dutangire di qualification mu minsi iri imbere. Ubundi impamvu na Shehe navugaga ntabangaba nta n'ikintu kinini cyo kubatindaho ivanga iyo liste yimwereke Shehe kuko ntacyo bakoze ntacyo nuvuga ngo kandi ari tugomba gukoraho reka turebe niba ahubwo nitwagogwa gukora twakwiye gushaka Serumugwari niyo mugabo Claude Nigena Clement Nsabimana Aimable Kanamugire Roger Ruboneka Bosco Muhire Keve Tuyisenge Arsène Mugisha Gilbert na Mugisha Didier. Abasimbura bari Fils David yavugaga wagiye muri Denmark Nirushwa Aimé ndumva wa AS Kigali Buregeya Prince wari muri AS Kigali Olivier Muzungu Taiba Bugingo Hakim na Nibizi Ramadan. Tubona ni nk'ubu ngubu reba ugiye guselectiona akakanya ikipe ya Chan tugiye muri qualification hagaruka bangaye niyo bagaruka bose naho batujyana byarabananiye. Ubundi rero ino liste n'abagenda ni benshi kuri iyi liste nono ngewe yari igihe n'abagenda kuri iyi liste ni benshi abagaruka ari imbarwa abagaruka nabo si benshi. Ariko nani mpamvu yuko banagaruka kuko ntacyo bakoze. Noneho itureba noneho abagaruka bo forme d'imoma zabo ni izi. Ini sonete d'alarme. Adolphe ntawagaruka. Nona ashobora kugaruka. Oya nona gatuvuge nona. Bamagaye nona. Shoboka ubu nona ntiyagaruka ko ni nimero ya gatatu ibyo. Icyambere nta kina nta na precision nakinnye ngo wenda n'umuntu wahoraga mu kibuga wapi. Iyi liste ni sonete d'alarme. Sibyo. Serumogo wapfa gufunga amaso. Nabwo ntiyagukinira ubu ngubu sibyo kano kanya niyo mugabo Claude yabahari Clement yabahari Nsabimana Aimable no kana umufantome kana Mugire Roger no nawe ntahari Ruboneka arahari Kevin we yaragiye Tuyisenge Arsène no yagaruka Mugisha Gilbert yego Mugisha Didier yego none tujye kuba bencheri hari abahe Fils naho wapi Nirushwa wapi Buregeya wapi Olivier Muzungu wapi Taiba wapi Bugingo wapi Nibizi Ramadan nawe wapi itureba noneho erega niba aba niba mwashaka ko tujyana muri Shani erega niba mvugaruka kuki byatunaniye noneho nimo nakubwira ngo noneho reba eske icyizere gihari qualification ya Chan byose ni mu byose 2026 qualification ya Chan 2026 simwaka utaha icyizere dufite ko noneho ikipe izavugurwa kugera kwa 80% kuko ni ikenewe niki biraturuka hehe. Ese ubundi ikipe ubu waguramo ndebura ni nk'abangaye waguramo ikipe ubundi ni bangaye uguramo ubajyana hanze bajyamo ikipe akomeye ni bangaye akakanya waguramo itayibaza abazagaruka niba uzagaruka niyo mpamvu ubu reka ku cy'u Rwanda rwabuze qualification ya Shani nuko rwari rufite abakinnyi badashoboye ndetse n'ubute twisanze noneho tutakibasha kugira abakinnyi bashoboye kudesha qualification ya Shani. Ikindi kibazo wakwibaza cyoroshye iyi groupe tubona iri recent icyizere dufite ko izavugurwa ikabona abandi bakinnyi beza bakomeye tukabona qualification ya hari abahari babapusa nibigutangaza rero ni tuyibuze kandi mbona amakipe yongera kugura abo yataye uko urambwira nka Adolphe ubu umukuyemo uwamusimbura nindi ni Pierre
nawe reba situwasiyo arimo Nawe reba situwasiyo arimo kuguraho Sebwari Serumogo iki gihe wari mwiza uwamusimbura ubuninde Ombarenga nawe ntari Sojari izi sije rero wazivaho ubwo ni ukugira ngo nyine bitweretse nyine nagaciyemo ariko bitweretse isomo bitweretse yuko nta kintu gihari kabisa ni sonete d'alarme biragaragara ko ari n'igihe twanabura n'indi ishobora kuba yaba kandi yatangiye kubara erega iri ku musozo so nibyo ngibyo rero ubwo ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari kuganirwaho ariko bitari muri ubu buryo bw'abangaba b'abaroko iyo umutoza ikipe y'igihugu yahamagaye yabaye nkaho